abanyakenya baturusha urukundo cyane 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 cyane. Twebwe twa dutenga umuntu ngo tumushikirije satani ngo agende ngo pastor runaka nasenge ngo mana ngo umurebe yagiye. Abanyakenya iwe bazabahagarika umuntu bamara bakarema igitaramo wiwe kugeza yihanye. Buri mugoroba waremwe mu wiwe ni igitaramo cyo kumwinga ngo agarukire Yesu. Ari umugabo witwa Shake Finley. Witwa Shake Finley. Ushize nakurikiye amakuru yiwe arantangaza cyane. Arantangaza cyane. Yaravuze afite imyaka 98 kuko umwaka ushize mu kwezi kw'icenda yari afite 97. Muri uku kw'icenda akwijije 98 niho turangiriza twite usenga. Ngo yaratuza imiliyaridi 8 n'igice y'amadolari. Imiliyaridi 8 n'igice y'amadolari. Ayo n'amafaranga twogabura twese hano tukamara iminsi 3 buri wese ayo yajanye atarabona icyo yakoresha muri we. Muri uretse kuvuga ngo kuyakoresha umutwe wawe utarakubwira ngo ese uyakoresha iki. Muri 60 igihe basubiye gutambaza kihariza abantu barongera baragwa baje gutamba ubuhuru barahanguka. Sigara abantu ngabangahe aho bagarukiye bahembutse Imana yarababwiye ngo bazongera guhanguka irindi ngo bizaba bibi cyane. Yabereye handi ya ruguru wacu sinzi uko mbivuze kandi mararangije. Bigeze gutarama umugabo umwe aruzuzugwa avuga ku ndimi aravuga ngo igihe kizogera ukubavuga ngo ese ninde munyantege nkeya wobura, ninde w'umunyantege kura, ninde muntu waguye ura. Ngo igihe kizogera ngo bazaje bavuga ngo ese ninde usigaye munyamu. Matayo 25 duhere 10 na kane. Bizaba nk'ibyo umuntu warugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5 undi yamuha 2 undi yamuha 1 uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wawe itaranto 5 aragenda arazigenza agenzuramo izindi taranto 5. Wawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2. Ariko wawe 1 aragenda acukura urugo umwobo ashamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize shebuja abo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Wawe itaranto 5 araza azana izindi taranto 5. Ati data buje wansigiye taranto 5. Rero nazigenzuyemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Wakiranutse mu bike zakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Wawe itaranto 2 araza aravuga ati data buje wansigiye taranto 2. Dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Wawe 1 araza aravuga ati data buja narinzi ko uri umunyamwaga ko usarura utabibye ko uhunika ibyo utagosobe. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. Dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabutewe
wari uzi ko nsarura aho ntabibye, unika ibyo ntagosora. Talento yawe wari ukwiye kuyiha abagenza, naje naza ukampanana iyanje n'inyungu yayo. Nuko muyi mwake muye ufite talento 10, nuko ufite wese azahabwa, uko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye umwijima hanze, niho bazaririra bakayekenera amenyo. Amen. Iteka ryose uri amahoro yuzuye imitima. Ndagushimira ku bihe byiza by'umwuka watugeneye ku buntu ngo tubisangire na bene data, ariko umwanzi tasiba uvanga umurimo mubi mu murimo mwiza, kandi byose bigasohora mu kubaho kwacu, bigaragarira mu byo tuvuga n'ibyo dukora, ko dutekereza nuko twibwira. Ubabarire Mwami Imana, nuko ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha, uratatse nyabona ngo umwuka wera abe ari wowe wenyine uganira kandi yumvise abantu. Turabisabye, turabyingingiye, turizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turashimye Imana yo mu ijuru yaturinze, baza tukaba twarageze hano. Ibikomeye byabaye muri urwo rugendo byose byakozwe n'Imana. Ikindi gitoya nuko atubwira umuntu wiyumvira ngo ahari wenda hari umuvugabutumwa uraha. Oya, mwebwe natwe uratuje cyane, duhinda agashyitsi ngo twumve icyo Imana ivuga. Imana yonyine ishirwe hejuru, ibindi ntabihari, ntabihari kabisa. Ntabwo turi butinde, turaganira amagambo ngangahe. Biriya bivuze aya magambo Yesu yavuze ko bizamera. Yarahereye hejuru kuri bariya bakobwa 10, avuga itandukaniro ryabo, abatanu kwabo n'abandi batanu kwabo, avuga amaherezo ya bamwe, avuga n'amaherezo y'abandi, kandi niko bizagenda. Nuko rero ahita akomerezaho, aravuga ngo bizaba kandi ngo ngibyo muntu cyangwa umutware warugiye kuzindukira mu mahanga ya kure cyane, amagara abagaragu be ngo abasigira ibye aragenda. Umwe ngo amuha talento 5, ndamuha 2, undamuha 1, arangije arigendera. Isi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu ngo aragaruka, abahamagara kugira ngo
abarane nabo ibyo yabasigiye. Wa itaranto zitanu aratangira avuga ati databuja wansigiye itaranto zitanu, nazigenzuyemo izindi zitanu. Yebuja baramubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse ku bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja, uragwe ubwami bwagutunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Wawe zibiri araza, birashebuja ati wansigiye zibiri, nazigenzuyemo izindi zibiri. Shebuja ngo amusubiramo amagambo asa nabi yabwiye uwa mbere. Uyu wundi wa nyuma we ngo abwira shebuja, namenye kuri umunyamwaga, uzusarura ibyo utabibye, bagusora ibyo utahunitse. Fata taranto yawe ndayibika, arimvye ndayihisha, ndagenda arayizana, byawe ngibi urabifite. Amugaragu mubi we wari uzi ko sarura ibyo ntabibye, ngahunika ibyo ntagosoye, bere kutafasha itaranto yanjye ngo ihereze abayigenza, naje nagaruka bakampanana n'inyungu yayo. Baravuga ngo nibayimwake bayihereze ufite nishi. Uwo mugaragu ngo ategeka ko atabwa hanze, ngo niho bazaririra bakahekenyera. Amen. Umuntu yakwibaza ibaza ngo ese dufite ibikorwa bingana bite muri uyu murimo w'Imana? Ibyo twasigiwe urabikora cyangwa warabiretse? Imana yabwiye Abisirayeli ngo yari yiringiye ko bazera inzabibu, ngo birangabera indibu. Ino umuntu yabaza mbere yuko dusenga no kubaza ngo ese koko taranto turayigenza kabisa iyo twasigiwe? Turayigenza? Ikibazo umuntu yakwibaza, Imana imugendereye ikamubwira cyane uko yakibazaho. Gatekereza uzi ubutumwa bwiza dusa nkaho twamenyereye, bisa nkaho gufata uko dushatse. Ubu bwavuye kure cyane, ababuzanye banyuze ahantu hagoye cyane ngo bazane ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Were kuba sedwa
babukuye iwabo baza ari benshi cyane, kandi abenshi cyane muri bo barapfuye, banyura mu nyanja binjira mu mashyamba ya Kongo, bageze mu nzira baribwa n'intare, kugira ngo bandikaga urwandiko rukamara amezi 7 rutaragera iwabo. Umwe aja gupfa mu kibira, ngo yanditse urwandiko aravuga ngo turapfuye, ngo muzohereze n'abandi baze bapfe, ngo kugeza abantu muri aka karere bamenye Yesu bakamugarukira. Urugero bari bafite rwo gucuruza itaranto yabo, sinzi ko ari rwo natwe dufite. Niki urimo gukora mu butumwa bwiza burusheho cyane kwaguka. Buri wese afite itaranto yahawe, buri wese afite umurimo yahawe. Yesu aravuga ngo ndagiye, n'ingaruka zabarana namwe ibyo nabasigiye. Ndangirize muri iri jambo, aba bagaragu bamaze kubarana nawe, babiri babwiwe ijambo risa, undi umwe abwirwa iri. Babiri barabwiwe ngo nuko bagaragu beza, nuko bagaragu beza, mwakiranutse kubike, nzabegurira byinshi. Uwa nyuma warabwirwa ngo wa mugaragu mubi we, wa mugaragu mubi, niki witeguye kuzabwirwa muri aya magambo yombi? Tarindi rya gatatu naya yombi azovugwa gusa, nuko mugaragu mwiza, wa mugaragu mubi we. Yesu azagaruka ntazagira isoni. Kandi azadushira imbere ye avuga ijambo. Nuko umugaragu mwiza wakiranutse uri bi, injira mu munezero wa shobuja, uraga ubwami bwagutunganira. Sinzi ngo n'urugero rungana iki, nukuremera kungana iki kuri mu mutima wawe, nikukora cyangwa wabitse itaranta. Iyo bavuga ngo isi irimo iragenda irushaho cyane koroma no guhindana, wenda hari abatabizi cyane nkanje, abandi bo bazi urugero isi isa nkaho igezeho. Ubutumwa bwiza bwagize imbaraga muri Aziya, burakura burazamuka. N'umunsi wa none ni buke cyane muri Aziya, buke bushoboka. Bwagiye i Buraya burakura bugira imbaraga. N'umunsi wa none ni bukeya
cyane, abakizwa ni bakeya cyane. Uje muri Amerika bugira imbaraga, bugira imbaraga, bugira imbaraga, bugira imbaraga, nyuma yaho baracogora. Igice kimwe kinini cyane kiracogora. Burazenguruka bujya muri za Oceania, bujiriye epfo iyo buraza burakatazi no muri Afrika bugira imbaraga zitabaho cyane. Imbaraga ni imbaraga zitangaje muri aka karere kose no muri isi yose. No musi wa none abantu barasa ngaho bacogoye. Abari abasenzi byarashize, abatinyaga icyaha byararangiye, abari abanyamasengesho byarabarangira, abari abakozi b'Imana byararangiye, abari abaririmbyi byararangiye. Biravuga ngo ibyo byose murabikora nkabihorera mugatekereza ko mpwanye na. Ibyo byose murabikora nkabihorera mugatekereza ko mpwanye na. Amabwira akantu gatoya cyangwa kanini, niba ari ibyago bibaho, ibyo bazabita ibyago, umuntu nukurwana kandi akarwanira mu itorero, nukurwanira aho abantu bokiriye, aho bogendeye mu ijuru. Ibi byose nukugwa n'imisi yanyu. Yabereye ahandi ya ruguru iwacu, sinzi uko mbivuze kandi mararangije. Bigeze gutarama, umugabo umwe aruzuzwa avuga ku ndimi, aravuga ngo igihe kizogera ukuba avuga ngo ese ninde munyantege nkeya wobura, ninde w'umunyantege nkura, ninde muntu waguye ura. Ngo igihe kizogera ngo bazajya bavuga ngo ese ninde usigaye umunyamwuka, ninde wowe usigaye ucyuzuye umwuka wera w'Imana. Muri 60 igihe basubiye gutambaza kiyariza, abantu barongera baragwa bajya gutamba ubuhuru, barahanguka. Sigara abantu nk'abangahe aho bagarukiye bahembutse, Imana yarababwiye ngo bazongera guhanguka irindi, ngo bizaba bibi cyane, ngo kandi ntawe uzosaba kuja hanze, ngo bose bazahangukira mu ikanisa, bazahanguka banywa ameza, bazohanguka baririmbe, bazohanguka bahanura, bazohanguka batega amaboko, bazohanguka. Ariko abima taranta ko barayizenguruka, ko barazenguruka. Urabo umwara witwa Bajati Batase yaratubwiye ngo azamara amezi 5 atararunguruka imuhira. Umugore ngo yigeze kumuhamagara amezi 3 ngo namubwira igihugu agezemo, ngo amuhe audience, ngo amubwire amakuru yo mu rugo, ngo akamubwira ngo nta mwanya mfite, ndi mu rugendo rw'Imana yanjye, ndi mu rugendo rw'Imana yanjye, nta mwanya mfite ngo mbwire amakuru. Undi yigeze avuga ngo yari muri Philippines, bamuhamagara ko umwana arwaye kanseri, yari ari mu butumwa bwiza. Ngo aravuga ngo nizira z'umwanzi kugira ngo arwanye ubutumwa bwiza bw'Imana. Ngo yarabihoreye kugeza igihe kwa muganga bamusezereye, igikomere kiranuka, bamuhikiwe cyumba baroha baramukingirana. Ngo ndivyamukiye indege, yakomeje kuvuga ubutumwa ngo arebe ko yorangiza imirimo Imana yamuhaye gukora. Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo yiwantumye hakiri kare. Iki turwana nacyo ku itorero ry'Imana, titurwana n'abandi bantu. Nurwana n'abandi bantu ntacyo uzohembwa imbere y'amaso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo mwirinde ngo mutazabura ingororano z'imirimo mwakoze. Nika turwana na Satani, tukarwanya ibyaha. Murwanye Satani nawe azabaho, murwanye Satani nawe azabaho. Hari umugabo witwa
witwa Jacques Finley, ushize nakurikiye amakuru yiwe arantangaza cyane. Yaravuze afite imyaka 98 kuko umwaka ushize mu kwezi kw'icyenda yari afite 97 muri uku kw'icyenda akwijije 98 niho turangiriza twite ngo yaratuza imiliyaridi 8 n'igice y'amadolari, imiliyaridi 8 n'igice y'amadolari. Ayo ni amafaranga twogabura twese hano tukamara iminsi 3 buri wese ayo yajanye atarabona icyo yakoresha muri uretse kuvuga ngo kuyakoresha umutwe wawe utarakubwira ngo ese yakoresha iki. Yarantangaje, umugabo yarantangaje muri amafaranga ye ngo yumvaga ngo akwiriye gufara umukene wa mbere ku isi, ngo ayo mafaranga akayasiga mu maboko y'abakene ngo bakazashima Imana gihari, ngo yarangiza akaja ku Mana. Ngo araho yazindukiraga ngo agatanga imiliyoni 500 y'amadolari ngo takunde ko babifotora nuko bagira uwo babibwira, ngo ntigeze yambara isaha irenze amadolari 10. Mu ndege ntigeze yicara muri business class, yicaraga hari inyuma abantu bose. Ngo yumvaga intego ye mu buzima ngo ari uko ubutunzi bwe yo busiga mu maboko y'abakene batamuzi na watazi. Itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda gushize nibwo yamagaye abanyamakuru arababwira ngo arangije imirimo yiwe hano ku isi, ngo arashimira Imana ko kugeza izi saha hanze asigaranye nta giceri haba na $1 ku isi. Uko uyu mwenda nambaye aravuga ngo iminsi isigaye niyo gutegereza kugaruka kwa Yesu. Faranga nayo bakene baranezerwa ngiyari ntaje kuyasigira abana ngo basigare bare magurana n'abandi ntazi, abo nashakaga kuyaha baranezerewe ngiyari ngiye ku Mana yanjye. Data azamubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse kubikeya nzakwegurira byinshi, injira mu munezero washowe uragubwa. Aya masa ari mu bakene ba mbere ku isi batagira n'urufaranga. Ngiye kwibaza niki nkora. Yesu yaravuze ngo ugiye gukora imirimo y'uwantumye Afrika. Byatumaga arasenga akirirwa abwiriza ngo akikorera ubumuga bw'ibimuga n'indwara z'abarwayi, imitwaro yose Yesu akayikorera, ngo agere ku musaraba baravuga ngo byose birara arangiza imirimo data yamuhaye. Mbega niki dukora torero ry'Imana bakristo. Hari abamisiyoneri bo muri Brazil bushize mbere yuko abatalibani bafata igihugu 5 babicaze muri antebe y'amashanyarazi, bari mu modoka z'abanyamerika ngo bahunama kuri supermarket, barimo bakurikirana ngo reka babe nkabaganiriza umuntu wari muri supermarket naho imodoka y'abasirikare ibiragiye. Akindi cyakurikiye ngo babicaje muri antebe yakura, ngo batega amaboko ikizamuka umuntu akuma ahagaze akumana Bibiliya, barangiza umurimo wabo baratabara uko baje mu bwami bw'Imana. Ariko ntabwo bigeze baregreta, baravuze ngo nivyo bizi umuntu wese azazira icyakunda, umuntu wese azazira icyo yahagurukiye kandi b'Imana. Torero rya Kristo, torero ry'Imana, imirimo dukora ni iyihe? Databuja ari hafi kugaruka. Yesu yavuze ngo aragenda, nagaruka tuzohorana nawe, azotubaza niki wakoze, uzotanga raporo. Ejo wavuze yandiri bivu
ivuga ngo imbere ya ntebe nzohagararayo abantu bafite iminyago, abantu bafite abandi. Paulo afite abaziratana imbere y'amaso y'Imana. Mbega uziratana nde? Ninde uzarubukana imbere y'amaso y'Imana? Paulo ari Makedonia, ngo yibwiraga ko hari abantu basenga hirya, ngo ageze yasanga abagore, ngo agitangira kubaganiriza, Imana yugurura umutima wande w'umugore witwaga Lidiya wadodaga imyenda y'imihengeri, ngo yakira ijambo ry'Imana anezerewe, ngo asaba Paulo upangiwe. Nuko biri navuga ngo ntiyongeye gusubira iwabo ituwatira muri amatorero 7, ngo hamaho yuzura umwuka ubuzima bwe bwose. Paulo azabwiriye Yesu ngo wansigiye data, dore nguyu Lidiya, dore nguyu Lidiya, dore na runaka. Ninde tuzojana imbere y'amaso y'Imana? Ahubwo abakomerekejwe na ni benshi cyane, abo twabujije kwinjira ni benshi cyane. Yesu yaravuze ngo mwandyarya mwe mwajanye urufunguruzo bwanyu ndi mwinjira, ngo nabashakaga kwinjira murababuze. Niba hari ikintu giteye ubwo umuntu yopfa kitaraba nukunaniza. Yesu yaravuze ngo uzonaniza umwe mura, ngo ikiza ngo nuko yohambirwa urusyo kwijuza aho kubazana ko turabahamba. Matendo yenu yakiwa mwanga, walio gizani wataokolewa. Waione nuru, bagarukire umwami Yesu. Bagarukire umwami Yesu. Abanyakenya baturusha urukundo cyane 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 cyane. Twebwe tutenga umuntu ngo tumushikirije Satani, ngo agende ngo pastor runaka nasenge, ngo mana ngo umurebe yagiye. Abanyakenya iwe bazabahagarika umuntu bamara bakarema igitaramo wiwe kugeza yihanye. Buri mugoroba waremwe mu wiwe ni igitaramo cyo kumwinga ngo agarukire Yesu. Buri mugoroba garukira Yesu, garukira Yesu, yari akagarukira Yesu. Kandi Bibiliya ndivuga ngo dutengane. Bibiliya gutenga kuza ku mwanya wa 4, ubwa mbere ngo ugenderere umuntu, ubwa kabiri ngo ujane undi muntu, ubwa gatatu ngo mumushire imbere y'amateraniro, ngo nabananira mumufate nk'uki. Ariko ubwa mbere ntitugenderere. Ubwa mbere ni ngo kumwikiza, ngo nibahita bavuga ngo tura, ngo tumushikirije Satani. Yesu yaravuze ngo utarakora icyaha nabanza muteri. None wotenga umuntu uzusambana ugatekereza ko urwo rubanza uzorukira. Wotenga umuntu uzubesha ikinyoma kiri muri computer ugatekereza ko uzokira Yesu nagaruka. Uzokira Yesu nagaruka. Wirwirize yewe ubwira abantu kureka ibya ngo ukaba uwa mbere kubikora. Abaroma 2 ngo uzabonisha. Wirwirize urukano tukaririmba tupendane, hari abantu utazuramutsa. Uriya nangize gatoya umutekereza ngo itorero rizoshira kubera ko amatofari ya hanutse igisenge kikika. Rizoshira kubera ko abakristo mundi bakiramukanye. Abakristo mundi bakiramutse uwundi. Ngo runaka nahaguruka twe turahita dutaha. Ibyo ntabwo byavuye ku Mana. Bibiliya ngo amacyakubiri avaye muri mwe. Winatokana na wale wasioamini hawajapokea Yesu. Wokovu wao ni wa midomo, hawajali nguvu za msalaba. Ukristo ni gitugu cy'Imana. Ukristo ntabwo ari demokrasi. Ukristo ni ikindi kirenze kumva no kwe. Uzibona ngo yasohotse mu nzu umugore ahita mumena ikirinda cy'amazi giterane cy'abana. Ngoraba madame merci kabisura koze, asubira mu nzu ahindura imyenda, arataha asubira kuya kubwiriza. Ubukristo Bwana asifiwe. Amen. Ese yaravuze ngo bagukubita utega itama, ariko byaratunaniye. Data bujaragiye nagaruka tuzabarana nawe.
uzabarana nawe, buri wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, agaragarizwe ibyo yakoze. Niba warakoze ibyiza uzabwirwa ngo nuko mugaragu mwiza, wakiranutse ku bikeya nzakwegurira byinshi. Wa mugaragu mubi we, bamwe bazabwirwa ngo bagaragu babi. Wa mugaragu mubi, wa mugaragu w'umugome we. Reka dusenge kandi musigarana amahoro y'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Wadusigiye umurimo kandi ushaka ko tuzagusubiraho tugifite umurimo utaradushiriyeho muri iyi si, kandi ushaka ko hari iminyago tuzozana aho tunyura. Ndakwinginga kubw'imbabazi nyinshi cyane, gusubizemo intege abamaboko atendebutse n'abamava asukuma, ubagirire ubuntu kuko ari we Mana y'imbabazi. Kangura ubwenge n'ibitekerezo, ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima no mu bugingo, twe gutsindwa ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Mana yanje, abarwana n'umutima ubatsindire, abarwanwa n'ibitekerezo by'umwanzi muri bo ubitamurure nk'uko umurama uhunga umuyaga, maze wigarurire bose babinyegu yawe bwite wihariye, kandi ubatera intege zo kuzinduka kare kugira ngo basoze umurimo. Niwaza uzababwire ngo nuko bagaragu beza, mwakiranutse ku bikeya nzabegurira byinshi. Binjire mu munezero wa shebuja, baririmbane n'abera bavuye ku isi hose, mu izina rya Yesu, amen.